Shalom, 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 mwiriwe mwaramutse muraho, igitondo cyiza, umunsi mwiza, umugoroba mwiza, umunsi mwiza cyangwa se irori ryiza kuri wowe uteze amatwi cyangwa ukurikiye The Sun TV. Nizere ko umeze neza. Amakuru y'ibibera hirya no hino y'uyu munsi yacu reka tuyatangirire kuri aya ngaya. Nitwa Antoine Habakwizera Imana, yumva ni The Sun TV. Nizere ko udukurikiranye uyu munsi waramaze gukora subscribe, no kugira ngo gusa tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Tubaye ikaze muri Tag One Training Center, aho ubumenyi buhuzwa n'igihe. Twigisha indimi zirimo Icyongereza, Igiswahili, Igifaransa, Icyesipanyolo n'izindi. Twigisha kandi ikoranabuhanga rigezweho rishingiye kuri mudasobwa. Twigisha graphic designs, duhugura abacuruzi ku mikoreshereze ya IBM. Dufasha abakorera ibizamini byo gutwara ibinyabiziga permis na provisoire mu buryo bugezweho kandi mu gihe gito. Iki gihe ujya ku kizamini uzi neza ko provisoire yawe cyangwa se permis uyifite. Nkaho ibyo bidahagije kandi dufasha abanyeshuri bo mu byiciro bitandukanye gusubira mu masomo yabo, ibyo mwe mumenyereye nka coaching. Muri Tag One Training Center tubaha ibyiza mukwiye. Dukorera ku Ruyenzi hafi na station ku muhanda ujya Gihara. Wanaduhamagara kandi kuri telefone igendanwa 078 09 76 45 1. Inteko y'abakadino 133 yateraniye muri chapelle ya Sistine i Vatikani ku mugoroba wo ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi 2025. Ikaba rero yatoye umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika. Uyu nguyu rero akaba yaje yitwa Robert Francis Prevost. Uyu nguyu ni umunyamerika. Itorwa rya papa mushya ryemejwe n'umwotsi w'umweru wazamutse kuri chapelle ya Sistine ahaberaga umuhango wo gutora uyu mupapa mushya kuva ku itariki ya 7 kugeza uyu munsi nyine, ubwo uyu mwotsi wazamukaga ari umweru muri byitwa chimney. Hanyuma rero ibikaba bisobanuye ko itora cyangwa se umukandida kuri uyu mwanya yabonye amajwi nibura ari hejuru ya 89, mu gihe abatoraga bose ari abantu cyangwa se abakaridinari 133 bari bitabiriye itora rya papa. Hanyuma rero Karidinari Robert ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatowe nyuma yaho habaye ibyiciro bigeze kuri 5 by'itora, birimo kimwe cyabaye ku itariki 7, hanyuma n'ibindi 4 byabaye cyangwa se byabanjirije ubwo hemezwaga byari ku itariki 8. Akaba rero yahawe cyangwa se yafashe izina ry'ubutungane rya Leo wa 14. Amazina ye bwite ubusanzwe yitwa Francis Prevost. Hanyuma ya Robert Francis Prevost ni umunyamerika. Hanyuma rero akaba yahawe izina rya Leo, ubwo abakatolike muzajya mumwita Papa Leo wa 14. Uyu mugabo rero yavukiye mu mujyi wa Chicago, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaba ari muri leta ya Illinois. Yavutse ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 mu 1955. Yagizwe karidinari na Papa Francis ku itariki ya 15 z'ukwa gatanu 2 Mata z'ukwa 4 2023, ejo bundi cyane rwose. Hanyuma rero akaba yarahise anamushinga cyangwa se amuragiza Diocese Gatolika ya Carao, ahangaha ni muri Peru. Uyu ni nawe mu karidinari wa mbere ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utorewe kuyobora Kiliziya Gatolika kuva isi yabaho. Ibi ngibi rero byashimishije Perezida Donald Trump, wagaragazaga ko yifuza kubona uwo mu gihugu cye aba umupapa mushya. Nkuko namwe nyine mwabyifuzaga ngo wenda yaba mu black cyangwa se abaturuka muri Afurika, niko Donald Trump cyangwa se n'abandi bo mu bihugu bitandukanye no wabyifuzaga, harimo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe bavugaga ati byanshimisha papa aramutse aturutse mu gihugu cyanjye. Perezida rero Trump yagize ati nashimwe Karidinari Robert Francis Prevost wagizwe papa, nashimwe. Ni icyubahiro kubona ko ari we umupapa wa mbere w'umunyamerika. Mbega ibyishimo icyubahiro gikomeye ku gihugu cyacu. Ni gute guhura na Papa Leo wa 14
niteguye guhura na Papa Leo wa 14. Wow. Okay. Hanyuma rero bizaba ari ibihe by'ingenzi. Ayo ni amagambo Donald Trump yavuze mu magambo ye nyuma yo kumva ko umupapa aturuka mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero mu mwaka wa 2023 uyu mugabo yagaragaje ko Kiliziya Gatolika idakwiye kwigisha amahame yayo gusa. Muri we aratekereza ahubwo akavuga ati Kiliziya Gatolika ikwiye no kubwira isi igisobanuro cyo kumenya Yezu Kristo, apana Kiliziya Gatolika gusa. Ubusanzwe abakatolike bibanda cyane ku mahame ya Kiliziya Gatolika, ariko we yaravuze ati oya, ahubwo njye uko mbyumva Kiliziya Gatolika cyangwa se ibyigisho byigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyangwa se bwa Yezu Kristo n'abakatolike bukwiye kurenga imbibi z'ibijyanye no kwigisha Kiliziya Gatolika gusa, ahubwo tukababwira cyangwa se Kiliziya Gatolika ikaba iri kwigisha cyangwa se iri kubwira isi igisobanuro cyo kumenya Yezu Kristo. Yagize ati akenshi tuganzwa no kwigisha amahame, ariko bikarangira twibagiwe ko umurimo wacu w'ibanze ari ukwigisha icyo kumenya Yezu Kristo bisobanuye. Umurimo wacu ni ukwagura. Ayo ni amagambo yivugiye uno mugabo, uretse ko yabivuze mbere yuko nyine atorerwa kuba papa, yabivuze akiri karidinali. Ni ibitekerezo bye mu buzima busanzwe, like uburyo abonamo ibintu. Yaravuze ati umurimo wacu w'ibanze ni ukwigisha, umurimo wacu ni ukwagura ihema tukareka buri wese akinjira muri Kiliziya. Ayo ni amagambo yivugiye uno mugabo ubwe. Papa Leo wa 14 yiteguye kugendera mu murongo wa Papa Francis yasimbuye kuri izi nshingano. Papa Francis nyakwigendera ni papa uherutse kwitaba Imana mu minsi itambutse, ndetse bamaze n'iminsi bamushyinguye. Hanyuma rero urimo kudaheza twari tuvuze ngo ubu butumwa buca amarenga ko uyu mupapa mushya nyine yitwa Leo wa 14 yiteguye kugendera ku murongo cyangwa se mu mahame cyangwa se mu murongo Francis yari yaraciye. Uyu nguyu n'uwo asimbuye. Uyu murongo rero ukaba urimo kudaheza uwo ari we wese waba ushaka umugisha w'Imana uko yaba ateye n'imibereho yose yaba abayemo. Icyakoze ntabwo avugwamo rumwe kuko byatangajwe nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The Pillar ahangaha hari mu kwezi kwa 9 ngira ngo kwa 2024. Iki gihe Papa Leo wa 14 ntiyigeze akurikirana ikirego cy'abagore bashinjaga abapadiri babiri kubahohotera muri 2007. Ni ya magambo, ni za saga nyine ziba mu madini n'amatorero. Aba bapadiri bakoreraga muri diocese ya Chiclayo ahangaha ni muri Peru. Hanyuma rero yayobowe n'uyu mupapa Leo wa 14 kuva 2014 kugeza muri 2023 ubwo yahabwaga inshingano i Roma nk'umukaridinali. Mbere y'uko papa mushya agera imbere y'abateraniye ku mbuga ya Bazilika ya Mutagatifu Petero, iki ni igihe yari amaze guhabwa ubupapa cyangwa se yari amaze guhabwa inkoni y'ubushumba, yabanje guherekezwa mu cyumba cyihariye kiri iruhande rwa Chapelle ya Sistine. Iki cyumba rero kikaba kizwi nk'icyumba cy'amarira, kigaragara nk'ikidasanzwe mu buzima busanzwe. Ni gitoya ariko gifite ubusobanuro cyangwa se gifite igisobanuro gikomeye kuko giha papa mushya ishusho y'umurimo agiye gutangira. Izina ryacyo rikomoka ku marangamutima menshi papa mushya agira iyo amaze kukigeramo, avanze n'ubwoba ndetse n'amarira, ariko kandi ari amarira y'ibyishimo. Ahangaha rero niho karidinali watowe yiyamburira ikanzu itukura ubusanzwe yambarwa n'abakaridinali, hanyuma iki gihe akambara ikanzu yera nyine y'umupapa mushya. Biba rero bisobanuye ko ubuzima asigaje ku isi azabumara afite iyo nshingano y'ubutungane cyangwa se nk'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi. Muri iki cyumba haba harimo amakanzu 3 ya papa, haba harimo intoya, haba harimo iri mu rugero ndetse n'inini, kubera ko nyine birumvikana abadozi bazidoda ntabwo baba bazi ngo umupapa uzayambara azaba ari munini, azaba ananutse, azaba abyibushye.
ubwo rero bivuze ngo badoda nyine ingeri zose kugira ngo uzaza azahitemo imukwiye. Hari kandi inkweto zitukura za papa, ingofero yera ndetse na furari. Ibi byose bikaba bifite ibisobanuro bitatu bikomeye by'ingenzi, ari byo guca bugufi, ari byo ubutware ndetse n'umuco shingiro wa Kiliziya Gatulika. Nyuma rero y'umwanya kuri chapelle ya Sistine, uyu mugabo cyangwa se papa mushya Leo wa 14 hasohotse umwotsi w'umweru. Hanyuma ibi nyine nicyo ubwashize mu minsi ishize hari amaze iminsi hasohoka umwotsi w'umukara nyine, nkaho bivugwa ko nta papa wabashije kuboneka. Papa mu bantu bagombaga gutorwa 130 bagombaga gutora bageze ku 133 ni abakaridinali cyangwa se n'abakadino bari bateraniye hariya muri iriya nyubako ya Vatikani. Hagombaga kuvamo nibura abantu amajwi nibura 89, hejuru ya 89 mu bantu 133 bose bagombaga gutora. Hanyuma rero kuri iyi nshuro uyu mugabo akimara gutorwa, akimara kugira uriya mwanya muri iriya chapelle, hahise hasohorwa cyangwa se hahise acanwa, habonetse umwotsi w'umweru cyangwa se ufite igisobanuro kivuga ko umupapa yabonetse. Karidinali ufitiye mu nshingano rero agera ku ibaraza rya Bazilika ya Mutagatifu Petero mbere, hanyuma akavuga amagambo y'ikilatini. Birumvikana nyine ni ikilatini. Ubusanzwe haba hari umugabo ushinzwe, ni nawe wa wundi niwe utorwa n'ubundi na papa, ni nawe uvuga, ni nawe utangaza ko papa yapfuye, ni nawe nyine aba ari umuyobozi wa hariya. Yavuze mu magambo yaravuga ngo habemus papam, yari afite ayo magambo afite igisobanuro kivuga ngo dufite papa. Hanyuma urumva nyine uko biri kose Kiliziya Gatulika yari imaze iminsi basa nkaho bari mu mwijima. Kiliziya Gatulika iyobowe n'inzibacyuho kubera ko umuyobozi wayo nyine nta muyobozi yari ifite, wari uhari yari yarapfuye. Hanyuma bari bategereje nyine, bari batarabona undi. Ubwo rero yasohotse avuga ati dufite papa, mu rurimi rw'ikilatini biravuga ngo habemus papam. Iyo rero aya magambo amaze kuvugwa nibwo papa mushya agera kuri iri baraza, hanyuma akageza ijambo ku bakristo bateraniye kuri iyi mbuga ya Kiliziya Gatulika yose muri rusange. Uko rero ni nako byagenze ubwo Papa Leo wa 14 yatorwaga. Ubwo rero La pace sia con tutti voi. Amahoro abe muri mwe mwese. Fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto Bene data bashiki banjye namwe basaza banjye, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo wazutse, akaba n'umushumba ugenga ibiriho byose, waduhaye byose dutunze. Nifuje kubaramutsa kandi mbifurije amahoro mu mitima yanyu, amahoro mu miryango yanyu, ndetse n'abantu bose aho baba bari hose, ku bantu bose ndetse no ku isi yose. Amahoro abane namwe mwese. Questa è la pace di Cristo risorto. Aya ni amahoro ya Yesu Kristo wacu wazutse, amahoro adatangwa n'imbunda, amahoro adatangwa n'intwaro, ahubwo amahoro yo guca bugufi, amahoro atangwa n'Imana, kandi iyo Mana iradukunda rwose twese, ndetse dukunda bihambaye. Turacyafite rya jwi ryo guca bugufi mu mitima yacu, rya rindi ridukomeza ritwongereramo imbaraga, rya Papa Francis. Uyu nguyu akaba ari nawe wahaye umugisha igihugu cyacu cya Roma.
il Papa che benediva Roma, dava la sua benedizione al mondo uyu mugabo intero, wahaye umugisha i quella Roma ndetse mattina n'isi di yose muri giorno di rusange Pasqua. Consentitemi di dar seguito kugeza a mu quella gitondo stessa benedizione. cyo kuri Dio ci pasika vuole iheruka, bene, Dio vi ama tutti. nanjye uwo mugisha niwo nshaka guheraho mbabwira ko Imana Siamo ibakunda tutti kandi nelle mani dukunda di twese, Dio. ndetse kubera iyi mpamvu ikibi ntabwo kizigera Pertanto, kiganza muri twe, senza paura, kubera ko turi mu biganza uniti, by'Uwiteka. mano Rero nella nta mano bwoba, con Dio hamwe no e gushyira tra di hamwe, noi. dufatanye Andiamo ikiganza mu avanti. kiganza hamwe n'ikiganza Siamo cy'Imana, discepoli di reka Cristo. dukomeze tujye imbere, Cristo dukomeze ci tuba precede. abigishwa ba Kristo, Il mondo ha bisogno della sua luce. kubera ko isi ikeneye L'umanità urumuri necessita di lui come il ponte per essere ndetse ikeneye raggiunta da ubumuntu, Dio kandi e dal dukwiriye suo kuba amore. ikiraro icyo Imana izagicaho kugira ngo igere ku Aiutateci bantu anche bayo voi, mu poi gli rukundo. uni gli altri, a Natwe costruire nimudufashe ndetse ponti natwe ubwacu con il dufatanye kugira ngo dialogo, twubake con icyo kiraro l'incontro, mu magambo unendoci tuvuga, mu tutti bikorwa per dukora, essere mu un gushyira solo hamwe, popolo, kugira sempre ngo twese in tube pace. umuntu umwe ndetse buri gihe mu Grazie a mahoro. Papa Francesco. Turamushimiye cyane Papa Francisco. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che Ndifuza hanno nanone gushimira scelto abene me data abakaridinali per bagenzi essere banjye bampaye aya successore di Pietro mahirwe e camminare insieme a voi kugera kuri iyi come ntsinzi, Chiesa unita, no kugira ngo cercando ngendane, sempre kandi la ndifuza ko pace, kugendana la nabo mu bumwe, giustizia, buri gihe dushaka cercando amahoro, sempre ubutabera, lavorare come uomini buri gihe e dushaka donne gushyira fedeli a hamwe Gesù nk'abagabo ndetse Cristo, n'abagore bizera senza Kristo paura, Yezu, per proclamare il nta Vangelo, bwoba per ndetse essere dufite missionari. kwiyemeza mu kogeza ubutumwa bwiza. Ndabizi ko tuzabishobora. Sono un figlio di Sant'Agostino, Ndi umwana Agostiniano, wo muri Saint Auguste, ndetse ubwo ndi umunya Saint Augustine. che ha detto con voi sono cristiano Buri e gihe per rero voi ndavuga ngo vescovo. ndi E in umukristu questo senso kandi possiamo ndi umubishopu tutti wanyu. camminare insieme Muri iyi mvugo verso rero quella birumvikana ko patria twese twagendana hamwe tukerekeza il imbere quale, la quale Dio ku ci ha gihugu preparato. cy'isezerano, aho Imana yadusezeranije. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Indamukanyo z'umwihariko ziturutse i Roma zibagereho mwese aho muri hatandukanye mu bice bitandukanye by'isi. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che Tugomba gukorera mu bumwe, ponti tukaba e urusengero rumwe, dialogo, tukaba itorero rimwe, kugira ngo sempre twubake aperta a ibiraro mu ricevere, magambo, come questa buri gihe piazza con le braccia dufungura aperte kwakira a tutti, ibyo tutti coloro dushoboye, che hanno dufatana ibiganza mu bisogno biganza, della nostra carità, la nostra presenza, ndetse ibyo il dukeneye dialogo, byose ni l'amore. ubumuntu, kugira ngo presence, kugira ngo kuboneka Y se me kwacu permiten también mu rukundo una kudufashe kogeza palabra, un ubutumwa bwiza saludo bw'Imana. Reka twemere ijambo a todos aquellos ribagezaho in modo intashyo, particolare twakira ijambo ribagezaho a mi intashyo, querida diócesis de ndetse Chiclayo en el by'umwihariko Perú, itorero ryanjye cyangwa se urusengero rwanjye rwo muri Kerida, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe umuryango ugeze gutandukana ugira byinshi biwurwanya cyangwa se biwushobora bikawushyira hasi, ariko urusengero rushyize hamwe by'umwihariko iyo rukomejwe na Kristo rurakomera. Rero kuri mwebwe bene data namwe bashiki banjye b'i Roma, bo mu Butaliyani, n'aho muherereye aho ari hose ku isi, turashaka kuba itorero cyangwa se urusengero rugendera mu mucyo kandi ruhora rushaka amahoro, gushyira hamwe ndetse no kugerageza kwegerana twe ubwacu, tukirinda ubuzima bubi. Oggi, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei.
uyu munsi ni umunsi Bikira Mariya umubyeyi wacu Nostra Madre Maria vuole yatubonekeraga i sempre Pompeii. camminare con noi. Uyu stare mubyeyi vicino, wacu Bikira Mariya buri gihe ahora aiutarci ashaka con la sua kugendana natwe, intercessione e il suo atwegereye, amore. adufasha mu Allora vorrei masengesho, pregare insieme mu a rukundo. voi Rero Preghiamo ndifuza insieme kubasengera cyane kugira ngo per questa nuova missione, natwe ubwacu per tutta la dufashanye Chiesa, dusengera hamwe per la kugira ngo uyu pace murimo nel mondo. E udufashe, chiediamo questa Imana ikomeze grazia kudufasha speciale kugira ngo tuwukore di Maria, mu buryo yo ishaka, nostra madre. Ave tubifashishijwemo na Maria, Bikira piena Mariya di umubyeyi grazia, muhire il w'Imana Signore è yacu. con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Bikira seno, Mariya Gesù. umubyeyi w'Imana Santa yacu, Maria, ndakwinginze kugira ngo Madre aba di Dio, bagore aba bagabo prega per baranga noi ubahaze peccatori, amahoro. adesso Mama e w'Imana nell'ora della udusabire nostra twebwe twari morte. abanyabyaha Amen. buri saha na buri gihe kuva none kugera mu gihe tuzapfira. Amen.